nitwa Karangwa Jean Marie Vianney, abankorera mu Nkundamahoro inzu nshyashya y'amashyirahamwe bateganya kuri WASAC. Tukaba dufite indwara nyinshi tuvura rero harimo n'umuganga gakondo. Rero uko tuvura indwara zitandukanye harimo na amibe, dore ko cyane cyane amibe turi kwivura rwose abantu bakaduha ubuhamya bw'uko birimo bigenda neza, ubwo n'izindi tuzivura. Ariko indwara ya amibe ihangayikishije abantu, bigaragara ko ariyo ikabije cyane mu bantu, mu rubyiruko, mu bana, mu basaza n'abakecuru. Niyo mpamvu dufata umwanya tukayitaho cyane. Indwara ya amibe rero murabizi irafata umuntu agacika abacika intege, hari abatituma neza, barwara constipation ku buryo kwituma bikugora. Akenshi burya uburwayi amibe usanga ibi ari ukuntu urwara ukumva mu nda ukabyimba, kurya bikakunanira, apeti ukabura apeti. Ntabwo waba wanyweye umuti wacu rero ngo ubure apeti. Ikindi ntabwo wanywa umuti wacu ngo ubure kwituma neza. Ikindi umuti wacu ntabwo wawunywa ngo ugumize utaka bya rubaga impande kwa kundi byari bisanzwe, kuko nabyo bishobora guterwa nacyo kibazo cya amibe, abacika umugongo, ikibazo nk'icyo ngicyo. Muri make turakora kandi dukora neza, tugatuma tunayihenda kandi nta nubwo ari kure cyane, tugeze Nyabugogo tugeraho vuba. Tukaba tumuha umuti wacu wa amibe, bya bibazo byo gucika intege, bya bibazo byo kutagira apeti, bya bibazo byo kumva. Ikindi twakongeraho umuti wacu rero, kuko nabibabwiye tuvura ingeri zose, abakecuru, abasaza, nyine urubyiruko, ingeri zose turazivura mu buryo bwabo. Buri wese afata umuti uko bikwiye, uko bisabwa, iyo awunywereye ku gihe kandi akanywa kuri kondisiyo zisabwa, arakira. Umuti wacu rero nk'uko bisanzwe cyangwa nk'uko twebwe tubitegura cyangwa nk'uko tubizi, amibe ni indwara yandura cyane cyane biturutse ku mwanda. Amaresitora, ujya muri resitora zitandukanye utikoreye isuku nawe ubwawe, ukizera isuku yo muri resitora 100%, kandi nawe ubwawe ugombye kwigirira isuku bishobora kukwanduza amibe. Ugomba kujya muri resitora ariko nawe ukagira isuku, ukabasaba amazi ugakaraba, ukaba wakaraba mbere y'uko ufungura, ukaba ushobora no kugenzura ibyo bakugaburiraho ukareba nimba ari bizima, kuko naho kenshi zandurira. Mu bana, umwana arakambakamba hasi agatora ibyo ariye, amibe akaba arayanduye kubera bya bintu byose ariye, ntabwo wizeye ko ari bizima, biriho microbe. Izo za microbes iyo zamaze kujyamo, wa mwana akatamira, nimba ari umwembe atoye hasi agatamira, nimba ari ikijumba atoye hasi akagitamira, nimba ari iyo capati, abantu bakoze benshi n'imyanda. Amibe yandurira mu mwanda, kenshi yandurira mu mwanda. Ukaba wakwandura mu gihe mu tuwarete zidakoze neza, umwe yayivaho undi akayijyaho udafite isuku, cyane bize kunza amibe ushobora guhita uyandura. Mu rugo rudafite isuku, amasazi araduma. Mu gihe udakura neza, mu gihe bya bikoresho wabyogeje n'isabune, amazi meza n'isabune, ubishyira ahantu ku kazuba keza, kariya kazuba igihe kavuye kuri aya masahane, biriya bikoresho byose byanze bikunze microbe zirapfa. Ukazirinda rero kugira ngo hataba umwanda mu rugo iwawe, kugira ngo rwa rusazi rutazaza rube rwagira na contact na ya masahani na bya byombo byawe wogeje washyize ku kazuba, kugira ngo biveho bya mikorobe. Icyo gihe amibe iyo utagerageje gukoresha ubwo buryo bwo kugira ngo wirinde izo sazi, wirinde uwo mwanda uza mu rugo, wirinde umwuka utari mwiza, amibe urayandura. Ifoke rero ugomba kwitonda ukitwararika isuku. Amibe 90% y'isuku yandurira mu isuku nkeya, kutagira isuku ihagije. Yagize kuko iyo wanduye ya amibe hari n'akandi kantu gashobora kuza, akantu bita hemorrhoid cyangwa se karizo. Bitawe iyi amibe utiyivuje, yenda guza tuguha umuti wivuze ukire, urakira. Kuko uyu muti ntabwo ushobora kugera hagati ya kimwe cya kabiri cy'uyu muti utarabona reaction, utarabona ingaruka nziza kuri uwo muti twaguhaye. Kwituma neza biba byatangiye, kubyimbuka yanda biba byatangiye, kurya watangiye kurya. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko watangiye gukira amibe. Amibe iba yatangiye gukira. Bigaragara mu gihe kingana gute? Ni ukuvuga ngo nakubwiye ko ntabwo ushobora kunywa kimwe cya kabiri, ubwo ni nko mu minsi 4-3 apeti batangiye kugaruka, constipation batangiye kurangira,
ikibazo cya wa mwana wabyimbye akada wowe utangiye kubona ko atangiye kutubanuka, atangiye kukubaza ibyo kurya, ndetse rimwe na rimwe ahubwo ukavuga ati ndamuha iki kuko aba arya cyane, ibikoma aranywa, ibintu byose yari yaranze. Umwana aranywa kandi ararya. Umuntu mukuru nanone, abantu b'abapapa buriya ashobora gucika intege nko mu gutera akabariro, ariko akenshi bibwira ko hari ibindi bintu bahuye nabyo, kwikinisha ngo nabyo bizamo, ariko hari igihe ashobora kuba yarahuye n'ikibazo cya amibe ikamuzahaza. Abapapa banyweye uno muti ya aloe plant, iki gikakarubamba, byanze bikunze ashobora gushiduka na ka kabariro biziyemo, agatera akabariro neza, yari azi ko ari ibindi bintu azajya kwivuza ahandi cyangwa se nta n'itwe tuzagenda kumuvura, ariko yanyweye umuti wa amibe, iki gikakarubamba tayari na bya bindi byose bikarangira.